twongeye turatomboye bana b'Imana uburanga kuri buri munsi kuguza nyagasani Yezu Kristo uduhindura uko ushaka ngaho kuri buri munsi ku izina ry'Imana Data na Roho Mutagatifu amen. Bana b'Imana ni muhumure, abari kure bose mwishime, Yezu azabazana. Dore amasomo tujye kuzirikanaho kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya kane cya Pasika tariki 9 Gicurasi 2022. Isomo rya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 11 murongo wa 1 kugeza ku wa 18. Intumwa n'abavandimwe bari muri Yudeya bari bumvise ko n'abanyamahanga bakira ijambo ry'Imana. Petero rero ngo garuke i Yerusalemu, abagenwe batangira kumugisha impaka bagira bati, ubonye ngo uragendera abatagenwe kandi ugasangira nabo. Nuko Petero abatekereza uko byose byagenze, ntacyo aciyeho agira ati, nari mu mujyi w'Iyope niho nsenga nza gutwarwa, maze mbona mu ijuru ikintu kimeze nk'umwenda munini gifashwe mu mfuruke enye cyurukaga gituruka mu ijuru, maze kiza kinsanga. Uko nakigahanze amaso nitegereje mbona inyamaswa z'amaguru ane zo ku isi, ibikoko by'inkazi, ari ibikururuka ku butaka, ari n'ibikururuka mu kirere. Nuko numva ijwi rimbwira riti, Petero, haguruka wice maze urye. Niko gusubiza nti, oya nyagasani, nabera sinigeze nasamira cyangwa igihumanya. Ijwi rituruka mu ijuru ryongera kumbwira riti, icyo Imana yahumanuye ntukakite icyanduye. Ibyo biba inshuro 3, hanyuma byose bisubizwa mu ijuru. Ako kanya abantu 3 bari baturutse i Kayizariya bantumweho, babahagaze ku rugo nari ncumbitsemo. Roho Mutagatifu ambwira kujyana nabo nta gushidikanya. Abavandimwe 6 mu ruzi nibo bamperekeje, nuko twinjira mu nzu y'uwo muntu. Ubwo adutekerereza ukuntu yabonye umumarayika wamubonekeye mu nzu ye, akamubwira ati, wohereza abantu i Yope, utumire Simoni uhimbwa irya Petero. Azakubwira amagambo azagukiza wowe n'urugo rwawe rwose. Igihe rero nteruye kuvuga, Roho Mutagatifu abamanukiraho nk'uko natwe yatumanukiyeho mu ntangiriro. Ubwo nahise nibuka ijambo rya nyagasani yavuze ati, Yohani yabatirishije amazi, naho mwe muzabatizwa muri Roho Mutagatifu. Niba se Imana yarahaye abantu ingabire imwe natwe igihe twemeye nyagasani Yezu Kristo, ngewe rero narinde ukuburizamo umugambi w'Imana. Bumvise ibyo baratuza, bakuza Imana bavuga bati, noneho Imana yahaye n'abanyamahanga kwisubiraho kugira ngo baronke ubugingo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 42. Umutima wanjye ufite inyota y'Imana nyir'ubuzima. Uko impara yahagira ishaka amazi afutse, niko umutima wanjye ugufitiye inyota Mana yanjye. Umutima wanjye ufite inyota y'Imana, Imana nyir'ubuzima. Mbese nzajya ryari kureba uruhanga rw'Imana? Ohereza urumuri rwawe n'ukuri kwawe bijye binyobora inzira, maze bizangeze ku musozi wawe mutagatifu, aho ingoro yawe yubatse. Ubwo nzegera urutambiro rw'Imana, nsange Imana nkesha umunezero wose, maze uhoraho Mana yanjye ngusigize ngucurangire inanga. Umutima wanjye ufite inyota y'Imana nyir'ubuzima. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo uko yanditswe na Yohani umutwe wa 10 murongo wa 1 kugeza ku wa 10. Muri icyo gihe Yezu abwira abafarisayi ati, ndababwira ukuri koko, umuntu utinjira mu irembo ry'urugo rw'intama ahubwo akuririra ahandi, aba ari umujura n'igisambo. Unyura mu irembo we aba ari umushumba w'intama. Uwugarira irembo aramwugururira, n'intama zikumva ijwi rye, maze agahamagara intama ze mu mazina yazo, nuko kazahura. Intama ze zose iyo amaze kuzikura mu rugo, azijyana imbere zikamukurikira, kuko ziba zisanzwe zizi ijwi rye. Ntizikurikira uw'ahandi, ahubwo ziramuhunga, kuko ziba zitazi ijwi ry'abahandi. Yezu yabahaye icyo kigereranyo, ariko bo ntibamenya icyo yashakaga kubabwira. Nuko Yezu ati, ndababwira ukuri koko, ni njye rembo ry'intama. Abandi bose baje imbere yanjye ari abajura n'ibisambo, n'intama zanze kubumva. Ni njye rembo. Uzanyuraho yinjira azakizwa, azishyira yizane kandi abone urwuri. Umujura agenzwa no kwiba no kwica no kurimbura. Ngewe rero nazanywe no kugira ngo intama zanjye zigire ubugingo kandi zibugire busagambye.
iyo ni ivanjiri ntagatifu. Njye rero nazanye no kugira ngo intama zanjye zigire ubugingo kandi zibugire busagambye. Amen. Bana b'Imana, nituyoboke Kristo umushumba mwiza, buri munsi tugume mu rwuri rwe, nibwo tuzagira ubuzima buzira umuze. Ngo umunsi umwe umukateshiste yigeze kubaza abagarukiramana bari muri gatisimu ubwo ati, ninde mugore muri Bibiliya mu byanditswe bitagatifu batubwira wahiriwe kurusha abandi bose ku isi? Ngo umugabo umwe wari ufite abagore benshi, polygame, ubwo nyine akaba yaraje kugira ngo agarukire Imana, byumvikane ko atazabasubira. Nuko asubiza mwarimu ati, ni Mariya Madalena. Namwe murumva nk'impamvu wenda. Nuko umukobwa nawe wari warabyariye iwabo nawe ati, hari undi se usibye Bikira Mariya? Nuko uwa gatatu umugore nawe umuza gufindura icyaha cyari gitumye ndetse afungirwa amasakaramentu agiye nko kugarukira Imana. Uwo mugore ati, umugore wahiriwe kurusha abandi bose ku isi w'ibyanditswe bitagatifu bivuga ni Eva. Mwarimu atekereza ko umugore yaba yibeshye, nuko aramubwira ati, tekereza ku gisubizo cyawe umbwire. Umugore ati, ni Eva erega, kandi ndisobanura niba ushaka. Mwarimu ati, ngaho niwisobanure numve niba utari kwibeshya. Umugore ati, ni Eva muka Adamu, kuko niwe mugore ku isi utarigeze agira nyirabukwe, kuko niwe mugore ku isi utarigeze ugira nyirabukwe n'abaramukazi be. Babyeyi munyumvire. Aha, bakazana ba mabukwe baramukazi, murahiriwe koko. Ese mwahirwa mute niyo mukazana ryagagura nyirabukwe, umukobwa akaryagagura nyina, nyirabukwe akaryagagura umukazana? Ubwo se umuhungu wabo aba ari hafi yabo? Cyangwa uwo muhungu yitwa umuhungu wa mabukwe? Umuhungu wa mabukwe. Babyeyi, bana b'Imana, hamwe n'amasomo y'uyu munsi, nanjye reka mfate umugambi wo kuza gutahura mukazana wanjye, mabukwe, umwana wanjye, ababyeyi banjye, mbagarure mu rwuri. Icyo gihe nibwo nzahirwa kandi nabo bagahirwa. Yezu Kristo umushumba mwiza uyobora Kiliziya yaduteguriye amasomo aryoshye cyane kuri uyu wa mbere, adufasha kuzirikana ku bikorwa bya Roho Mutagatifu uko agenda agarura abatanye. Mu ngingo tuza kuzirikana igira iti, abari kure bose Yesu azabazana. Amen. Nkaba nahirwe ndi kumwe n'amabukwe, ndi kumwe n'umukazana, ndi kumwe n'abanjye. Abanjye mvuga ni muri Kristo nyine, aho gukomeza guhirwa ku rwego rwa Eva ngo utarabagize. Kandi Eva yari umunyagasuzuguro. Ibaza naho guhirwa uri umunyagasuzuguro byaba bimeze gute? Ni nko guhingira ku rwiri neza. Aha, mpirwa ryari? Igihe ntawe nazimije hanze, igihe ntawe nabikiye akantu, ngahirwa igihe nagiye gushaka no gutahura intama yagize ite yazimiye. Abana b'Imana batatanye, ngo umushumba mwiza nanjye nkabazana mu rwuri rwa Yezu Kristo. Bakristo bavandimwe, muri aya masomo turamurikirwa n'abashumba babiri b'ingenzi, aribo Petero ndetse na Yezu, bagiye gutarura intama zari zazimiye zo mu mahanga kugira ngo zigire ubugingo busagambye. Bana b'Imana, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ni igitabo kiryoshye cyane, ari nacyo kandi turi kuzirikanaho muri iki gihe nyine cya Pasika, intumwa ryo zikomeza ubutumwa bwa Yezu Kristo. Iki gitabo kigira amazina ntabwo ari make, ariko reka tuvugemo nk'andi abiri gusa. Cyitwa none igitabo cya Petero na Paulo, kikongera kikitwa kandi igitabo cy'ibikorwa bya Roho Mutagatifu. Kuri iryo zina ahangaha niho tuza kwibanda uyu munsi, ibikorwa bya Roho Mutagatifu, kubwirizwa na Roho Mutagatifu. Mu isomo rya mbere ry'uyu munsi twumvise imbaraga zikomeye Roho Mutagatifu ashyira mu guhindura abanyamahanga. Roho Mutagatifu arakora, iri vivifi, arakiza, afite ubuzima, atanga ubuzima. Petero uyobowe kandi ubwirijwe na Roho Mutagatifu agiye mu banyamahanga, kandi umukiro wari ugenewe Abayahudi gusa. None ku mbaraga za Roho Mutagatifu abanyamahanga barahindutse, baremeye, barabatijwe. Cyakora izindi ntumwa rizabishyikira uko kwegera abanyamahanga Petero akoze, nibwo nanone Petero nk'umushumba mwiza wa Kiliziya nanone ubwirijwe na Roho Mutagatifu, nanjye kuvuga uhagarije urwego kandi wari uyobowe na Roho Mutagatifu, atanga ibisobanuro byemeza kandi muri cyo nyine na Roho Mutagatifu nanone ari kwisobanura, ariko ni Roho uri gusobanura ibyo ngibyo. Nuko bumvise ibyo byose baratuza, ni ibisobanuro bya Roho Mutagatifu. Nuko bakoze Imana bati, noneho Imana yahaye n'abanyamahanga kwisubiraho kugira ngo baronke ubugingo. Amen. Ça c'est le salut pour tous, umucyo wageneye bose bavandimwe.
iyo abanamenyaga kare kose ko ndi umunyamahanga nako yewe n'impunzi, umunyamahanga, umunyabyaha ukeneye kwisubiraho buri munsi, bityo nanjye nkaba nahanika nk'umuririmbyi wa Zaburi uyu munsi nti umutima wanjye ufite inyota y'Imana. Amen. Avoir la soif de Dieu. Iyo abanamenyaga nyir'ubuzima sinakongera gutana cyangwa gutanya abandi. Undi mushumba wa kabiri tuzirikana ni Yezu Kristo ubwe twumvise mu ivanjiri ya none, wigurana intama ze. Wa mutwe w'ivanjiri ya Yohani umutwe wa 10 umurongo wa 10 twazirikanye none, buri mushumba wese agomba gufata mu mutwe akawandika mu mutima akawucaho akaronko. Mu Kilatini baravuga ngo ut vitam habeam, mu Gifaransa pour criser la vie. Uyu murongo niwo Yezu yasoresha ivanjiri y'uyu munsi ati, nge rero nazanywe no kugira ngo intama zanjye zigire ubugingo kandi zibugire busagambye. Amen. Yezu yashakaga kuvuga ku rupfu n'izuka bye, uko yitangira intama agatanga ubuzima bwe ngo intama zibeho, zicungurwe, abantu tubeho, ndetse n'ibindi bigereranyo Yezu umushumba mwiza akomeza kugenda aduha muri ivanjiri ya none kugira ngo tumusange, adusanganire, adusane, dukire. Ati, nge indirimbo ry'intama, uzanyuraho yinjira azakizwa, azishyira yizane kandi abone urwuri. Amen. Kwishyira ukizana igihe uri mu rwuri rwa Kristo, igihe waciye ku irembo. Ndakubwiza ukuri, none igihe uzaba waciye munsi y'urugo, nanjye kuvuga munsi y'igikoni nanone, icyo gihe uri umujura, umucancuro, wuzura n'imbyiro z'igikoni. Nirinze kuvuga ibyaha utoraguriye hose nyine za mbyiro nyine. Iri rembo Yezu umushumba mwiza nanone ashaka kutubwira, twarijyanye n'imico myiza, wa wundi ugendera mu rumuri akavoma kuri Kristo isoko y'ubugingo, uwo nguwo nyine abaho neza. Naho ndakubwiza ukuri, wa munyagikoni wacu unyura munsi y'urugo ni babandi b'abanyamushiha, umunyamujinya, umunyagasuzuguro nyine nkaba Eva, uhorana iminkanyari ku mutima. Bene abo ndakubwiza ukuri n'abacancuro, barazimiza, baratorongeza aho gutarura. Ese ngiye mu buzima bwa buri munsi ntabonye mbera inzitizi yo kwegera Yezu umushumba mwiza, kubera umunabi wanjye nkabazitira, kubera ingeso mbi zanjye gatanga ingero mbi, aho se nkaba narabazitiye kwegera Imana? Ibaze nanjye nibaze. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugore na nyirabukwe bari babanye neza pe, baturanye inzu ku yindi hafi aho. Umukazana rero birumvikana yaranakize, niwe waguriraga nyirabukwe imyambaro, akamugaburira, akamwitaho uko ashoboye kose. Mbega umukazana mwiza. Dore ko umukecuru n'ubundi busanzwe yarageze no mu zabukuru, nta kindi yaragikora usibye gusigarana umwana w'umukazana bakagumana, akasigara murera. Ngo nuko umunsi umwe uyu mukazana aza kumva ko nyirabukwe yamuneguye bikomeye, kandi ngo yavuze ko aroga. Kuri iyo foto nawe, maze ndakubwiza ukuri, guhera ubwo uyu mukazana arabishe sinakubwira, afata icyemezo ngo cyuko atazongera kumuvugisha, ngo agiye kumukupira inkwi n'amazi, ngo ubundi arebe ibyo yigira, kuko nyine yari umugize. Nuko umukazana nyine atangira kwijujuta no kwivovota. Uwo mujinya urara umusya ijoro ryose, bishoboke ko atanasinziriye. Nuko bukeye mu gitondo wa mugore ajya kuri muganga wari usanzwe avura wa mukecuru nyirabukwe nyine, ngo amubwire ko atazongera kuzana nyirabukwe kumuvuza aho ngaho, kuko nyirabukwe yamuhemukiye bikomeye, ngo azashake abandi bamwitaho, we ngo ntabizongera gukora. Nuko muganga abaza wa mugore impamvu atazongera kuzana nyirabukwe aho kwa muganga kumuvuza. Wa mugore arasubiza ati, uwo mabukwe yandutse aranyandagaza ngo ndi umurozi, none nanjye ari ibyo sinzongera kubimuha, ari imyambaro njyaga mwambika ntanzongera kumugurira, ejo atazapfa ngo nijye umwishe, ibindi azirwarize. Nuko wa muganga aramubaza ati, ese nibihe bimenyetso ufite bikiri kuguhamiriza ko yakwise umurozi? Nuko wa mubyeyi aramusubiza ati, ni umukobwa we yabibwiye, ari we muramukazi wanjye, nawe abibwira inshuti ye atazi ko nanjye ari inshuti yanjye icyarimwe. Ikimenyetso cya kabiri mfite simusiga kinyemeza ko mabukwe yanyise umurozi. Urumva kuva yabivuga, kuva yakwivamo gutyo, hashize iminsi 2 atarakandagira mu rugo rwanjye, kandi mbere hose ntiyashoboraga kubyuka atansuhuje, atanyuze iwanjye, ntiyashoboraga kuryama atansezeyeho iwanjye, ndasashobora gushira atageze iwanjye. None ndakubwiza ukuri, yahise azinukwa nta kinyikoze. Ikindi urumva ntiyanibwirije ngo aze apfukame asabe imbabazi, ubundi ndebe niba mubabarira, mfe kujya muha ibyo yitekera, ubundi amva imbere. Ariko ndakubwiza ukuri, na n'ubu numva ntamubabarira,
nkurikije uburyo yamvuze akamparabika akansebya. Babyeyi muri ibi bimenyetso uko ari bibiri bishinja uburozi uyu mugore, ni ikihe gikaze kurusha ikindi? Ni ikihe muri cyatuma atongera kubabarira nyirabukwe ngo yongere amwiteho nk'uko yarabisanganywe? Nuko muganga aramusubiza ati none se wowe utambeshye umbwije ukuri, ibyo nyoko uko yavuze ko uroga, wowe iyo wirebye neza ubona ari byo koko? Ntujya uroga? Wa mugore aramusubiza ati ni ukuri nakubwiza ukuri, kuva nava mu nda ya mama sindanabukoraho, ntabwo ndigera ndoga, nta n'ibyo nzakora. Nuko wa muganga aramubwira ati rero ni mahire, kuko iyo bikiza kuba ari byo ubikora uri guhita ubireka, ariko kuko niba bakubeshyera urahirwa, kuko nyine bakubeshyera. None rero mbwiza ukuri, kuki wabikikiye iwawe kandi uri umunyakuri? Uko si ukwivuguruza no kwivamo? Ngiye kugusaba ikintu kimwe gusa rukumbi. Nuko muganga aramubwira ati mbere yo gushaka undi uzajya wita kuri nyoko bukwe, genda rero usange nyoko bukwe, genda rero uzane nyoko bukwe hano tumubaze impamvu akubeshyera bene ako kageni. Nuko wa mugore yiruka agiye kuzana nyirabukwe ngo munyumoreze imbere ya muganga uburyo amubeshyera. Nuko ageze kwa nyirabukwe ubanza yaravuze ati nigasohoke vuba. Nuko yumva ntawumwikiriza, arushaho kugira ubwoba, maze ahitira mu cyumba agira ngo nyirabukwe ni ukunina ni ukwanga kumwitaba. Maze ageze ku buriri bwa nyirabukwe asanga nyirabukwe ararambaraye, yari yaraguye aravunika, yewe akaguru kari hafi kuvaho, no gutaka atakibishobora kuko nyine yabuze umutabara igihe avunikaga. Ubwo muri ako kanya wa mugore agira ikimwaro kiremereye cyane, nuko aratangira azunguza umutwe areba muri bya bimenyetso uko ari bibiri ngo simusiga, ahita yibonera impamvu nyirabukwe atarakigaruka mu rugo rwe. Abona nyine birumvikana ko ari uko yavunitse akabura n'umutabara. Maze bamukazana muri ako kanya ararira bikomeye cyane, ukuntu kose amaze igihe abitse nyirabukwe mu mutima mu buryo bubi, kandi nyirabukwe yari hafi gupfira mu nzu kubera ko uri umutabara, kuba umugeraho kandi baturanye, ngo ntiyajya kumureba. Nuko wa mugore asubiza amaso inyuma, yibuka ko na cya kinyoma ariwe n'ubundi wari warakihimbiye, kubera ko nyine yabonaga nyirabukwe atagikandagira aho ngaho iwe. Ahita yanzura ko wasanga yaramwise umurozi ngo kuko atakihagera. Nuko muri ako kanya wamukazana arapfukama, amaze gusaba imbabazi nyirabukwe. Muri ako kanya nyirabukwe birumvikana amaze kuzimuha, ahita amujyana kwa muganga. Noneho wa muganga atari ukujya kumunyomorezayo, ahubwo kumuvuza nyine nk'uko yari asanzwe abikora kare kose. Nuko akomeza amwitaho nk'uko byari bisanzwe, amugurira imyambaro nk'uko byari bisanzwe, akomeza aramugabura nyine nk'uko byari bisanzwe n'ubundi. Bana b'Imana, bakristo bavandimwe, kubera imico karande dusanzwe tugira ya runturuntu, hari ubwo twishyira kuri ya Yesu umushumba mwiza, tukigezayo abandi ngo abandi nibo banyabyaha, abandi ni abanyamahanga. Twakumva ngo hari uwo tuvuze nabi, amazuru tukayabangira ingata, umuntu ngo bafatana n'amazuru tukarakara bikomeye, yewe nanjye kuvuga nk'ibibindi. Aha ngo kuko Yesu nyirimwe umushumba mwiza angarura mu bana be nari natanye. Yesu akagutuma ku banyamahanga, abanyantege nke, abarwayi, imfungwa, abakecuru ndetse n'abasaza, abambaye ubusa. Bya bikorwa by'impuhwe wasanga bari kuborera cyangwa kubabarira mu rugo rwabo, bararembeye ku mariri yabo kubera inzara, wenda kubera ibibazo, kubera imvune, nawe ukishyiramo ngo bakwise umurozi, kandi bari ari agahinda bifitiye, ni indoro ya mubi, ni indoro y'ubukene. Ese mubyeyi, wowe nta gihe birakubaho ukarara urakariye uwo mwashakanye, uwo mubana, yewe ukangwa no kurya ku biryo ngo yaguhemukiye, ngo nawe ugiye kumuhima wihimure, kandi wasanga hari umwanzi washatse kubateranya, kandi byaba ngo bakwibye, bagusebeje, ngo baraguhemukiye, ngo abandi nibo baguhemukiye, ngo nta giti kigurukira inyoni, ukibaza inyoni ari nde igitarinde, akamvuga ngo amafuti y'umugabo ngo nibwo buryo bwe. Anya byamara iki gukomeza kuzikama mu cyaha? Akamvuga mutagatifu Agustin ati erare humanum est sed perseverare diabolicum, so tromper est humain mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Ni ngombwa rero kwisukura, kwikosora, kwigorora, kugira ngo Roho Mutagatifu abone aho anyura, agira gute, abwiriza icyiza ngomba gukora, kandi nkagikorera abandi, nkavunikira abandi, nkajya kureba abandi, nkabitaho. Ese wasanga abandi bari mu marembera kubera ko babuze ubitaho, babuze ubatabara, kandi ubusanzwe ari wowe wabitagaho, ari wowe wabatabaraga. Nta mubyeyi wegura ku bubyeyi, nta muyobozi nyine wakwegura ku nshingano. Aha muvandimwe, uyu munsi wumvire Roho Mutagatifu, nawe nka Petero
wumvire umutagatifu maze akuyobore, akwerekeze mu bo ugomba gufasha, mu bo ugomba gutabara, akubwirize uve ku runtu kunena abandi ngo ni abanyamahanga. Yezu umwana w'Imana, mushumba mwiza, tabara abana bawe bataye ababyeyi babo, garura ababyeyi bataye ingo zabo, garura abapagani batamye maze babatizwe, garura abakazana bataye ba nyirabukwe, tabara abanyirabukwe bataye bakazana babo, tabara abana babazika mu byaha, mu ngeso mbi z'umwijima, maze twese duhurize hamwe mu rwuri rwawe, Kristo umushumba mwiza. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.